niba ufite business, niba ufite umushinga wo gushaka kwikorera, ngiye kukubwira aya mabanga 5 utigeze usanga ahandi. Hari igihe umuntu agiye gutangira kwikorera yumva ko agiye gucuruza ibyo wakunda, yumva ko hari uburyo bwe runaka agiye gukoramo business, ariko ndagira ngo mbwire ko uba wibeshya my dear, uba wibeshya 100%. Ntucikwe n'ibi bintu 5 ngiye kukubwira by'ibanga rikomeye abantu benshi bakoresha muri business zabo zigatera imbere, cyangwa se business zabo zikaguka. Ngwino twige, ngwino tubone byinshi kuri business. Hanyuma ngiye kubana n'imbabazi nk'ibisanzwe ngo hayi ikaze mu kiganiro. Wibutsa nanone niba utarakora gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu z'ubutaha. Ngiye kukubwira ikintu cya mbere ukwiye gukora niba ufite business cyangwa se wifuza gutangira business. Ntuzigere ukora ikosa ryo kujya gushakisha umuntu ujya gushakisha umukiriya. Ni ikosa rikomeye. Ahubwo ngiye kukubwira ikintu wagakwiye umwanya wo gukora icyo ngicyo. Ikintu ukwiye kuba wakora aho kujya gushakisha umukiriya, uzagende ushakishe ibikurura umukiriya. Don't find customer my dear, at least attract customer. Ndabisubiramo, ntuzigere ujya gushakisha umukiriya, ahubwo uzashake ibintu umukiriya bimukurura. Ibintu muri make bishobora gukurura umukiriya. Niba ari product nziza, zizane kandi uhashyira ibyo abakiriya bakeneye byose, ubundi urebe ngo abakiriya barizana. Ikosa ryo kujya gushakisha umukiriya sinzi aho mwarikuye. Sige mbona abantu bagenda baca ahantu hose bazi ngo the way bakora marketing ni kujya gushakisha mu ngo z'abantu ku mabotike. No, ugasanga baraje baguhaye agapapuro ngo nubishobora ngo uzaze ngo dusange ngana hano niho dukora. No, wowe kora ikintu gituma umukiriya ubwe abusanga aho uri, kuko umukiriya abwira undi. Abakiriya bose ufite uyu munsi none ni network, baba baragiye baganira n'uburyo bumwe wowe utanabizi ariko baraganira. So icya kabiri rero, don't just save money, invest money. Hari abantu batajya gucuruza ugasanga bari gusavinga ngo 10,000 ngarabizigamye, ngo ibindi 5 ngarabizigamye, ngo ibindi ngabijyanye mu ishyirahamwe. Iyi ni mistake abacuruzi bashyashya bose bakora. Fata amafaranga y'invest, shyira mu mabanki, ushyira mu migabane, shyira muri boutique yawe, guramo ubutaka, ariko wifata amafaranga ngo yazigame. Uti kubera iki Mbabazi? Uko amafaranga urushaho kugenda uya saving, niko arushaho gutakaza agaciro kandi atunguka. Uyu munsi wa none niba mu 2020 hari ubutaka bwaguraga miliyoni 2, ndajya mu mubwizo kuri yuko ubu ngubu niba warazizigamye ukaba uzifite utarazinvestinze, ntago wabona ubwo butaka aho washakaga kugura icyo gihe. Bisobanuye iki? Amafaranga atakaza agaciro ku munsi ugenda ushira. Niyo mpamvu wagakwiye kuyashyira mu bintu bikubyarira inyungu. 3 rero, don't just sell products. No, ntago mushobora kubyumva. Sell problem. Hari abantu bashaka gucuruza product. Wicuruza product, icuruza ikibazo. Iri ni ibanga abantu benshi batazakubwira, ariko abacuruzi benshi bakoresha. Uri muri quartier irimo abana, irimo abantu bakuru, n'iki, abantu bacuruza imyenda y'abantu bakuru ni benshi. Hanyuma wowe uraje kugira ngo urebe niba wenda amabotike acuruza imyenda y'abana ntayahari, cyangwa se amashop ngo ubari wowe ubihashyire, ahubwo uraje nawe ushyizemo ya myenda. What is innovation? Ni ihe innovation uzanye? Nakahe gashya uzanye? Wicuruza ibintu runaka, ahubwo curuza ikibazo kiri ahantu. Niba ubona ahantu hari izuba ryinshi nta muntu ucuruza amazi, wiza kuhashyira imineke, curuza amazi. If you understand this, bizagufasha. Niba uri kumva ibintu ndi kukubwira, wowe gurisha ikibazo cyangwa se curuza ikibazo usanze muri societe, instead yo gucuruza ibyo wowe ushaka gucuruza, aho zabukoze ikintu kiza. Niba uri iruhande rwa garage, hakubite restaurant cyangwa se hakubite akabari, wijya kuhashyira ngo shop z'imyenda. Umukanishi cyangwa se umuntu uvuye koza imodoka ukeneye kuza kugura umwenda, kuko tutabeshye n'amavuta amurimo
ku ntoki n'ukuntu nawe ugasa yumva atari proud yuko asa ngaje muri shop kugura imyenda n'indi. Ariko kurya araba ashonje, arava munsi ya modoka akeneye kurya. My dear, twige ikintu bita business. Ntabwo business ari umukino. Business iyo uyikinnye nabi urahubuka kandi ugahomba. So ikindi kintu rero cya kane, don't just work hard, work smart. Abantu bazi ngo gukora cyane, kwikorera ibintu byinshi, akazinduka karara amajoro akajya kubyizanira, akabyikorera ku bitugu, akajya gute mu nibyo bizana amafaranga. Iyo ari byo abantu bakora aka kazi k'imbaraga bakabaye barakize imbere y'abandi bose. Wowe kora smart, kora utuntu twawe neza, tube duke ariko ari twiza. Wipanika muri business, mushake ngo kwiyestarira ngo ibintu byose, mushake nyiri kugaragara nkaho wavunitse. No, icara ube pause, utekereze uburyo ki wakora ibintu byawe mu buryo buri smart, mu mwanya wo kubikora bijagaraye kandi mu mukore wowe urimo byikorera. Oya, ntabwo ariko gukora bigenda. Ku mwanya rero wa nyuma ari nawo gatanu turasanga don't work solo, build a team. Ntugashake gukorera ibintu byose icyarimwe kandi uri wenyine. Kora ku buryo ki ugira abantu bakora ibintu ahubwo wowe ukabayobora. Za idea ufite ukazibakoresha, instead yo kuba ufite idea nurangiza ujye no kwikoresha. Nta kintu ushobora kwimarira. Directing abantu, ubereke ibyo bagukorera, ufata umushahara ubahembe, usigaze make, ukwezi kuzagenda kuza kundi imyaka iza birangire ubonye income ifatika. Ariko nushaka gukora business ugashaka ibintu byose kubigiramo icyarimwe kandi uri wenyine, ntabwo bishoboka. Hano rero twareberaga hamwe amabanga abantu benshi bajya muri business batazi kandi ajya atuma bagira gute ubwabo nta kintu na kimwe bimarira. Umwanya wa mbere twasanze hariho don't find customer, attract customer. Aho uzajya gushakisha abakiriya ahubwo ushaka ibintu bishobora gukurura abakiriya. Ku mwanya wa kabiri twasanze don't just save money, invest money. Ntugasevinga amafaranga ahubwo yashore. Ku mwanya wa gatatu twasanze don't just sell product, solve problem. Ntuzigere ucuruza ibicuruzwa cyangwa se product, ahubwo curuza ikibazo cyangwa se kimura ikibazo usanze muri society. Ku mwanya wa kane twasanze don't just work hard, work smart. Ntuzakore cyane ahubwo ujye ukora bike ariko byiza. Ku mwanya wa gatanu twasanze don't work solo, build a team. Ntuzashake gukorera ibintu byose cyari muri wenyine ahubwo shiraho team igufasha cyangwa se team iguhagarariye hanyuma wowe uyidirecting. Ndabakunda, yuka gukora subscribe, yari Mbabazi n'ibisanzwe. Nawe utaha mu kindi kiganiro. Niba ushaka gutera imbere mu buzima, muri business n'ibindi, kora subscribe kuri YouTube channel yacu, tujye tubana mu bindi biganiro. Nawe utaha, bye bye.